bw'Imana nongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'igihugu namwe ndabasuhuje, abari hirya y'amazi. Uwiteka mwese aho muri abagiye neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yego, amazina ni yayandi, ni Clever Munyangeyo. Umusore Imana ihagurukije muri iyi minsi kugira ngo mvuge ibintu bya Kristo, mvuge ijambo rye, nambara imbaraga, mbwira abantu ibintu Imana irimo irambwira muri iyi minsi. Imana irimo irambwira ngo nimbwira abantu ngo ije guhemba no guhana, kandi ikambwira ngo nimbwira abantu ngo kuki bacunguye mu gusenga, kuki bagabanyije ukwizera kandi Yesu naho yagiye. Yego, Uwiteka rero yampaye ijambo ryo kubaganiriza uyu munsi, yampaye amagambo meza, amagambo y'ihumure. Mbaza ni ijambo rivuga ngo Uwiteka abure ibitotsi ku bwawe. Hari amagambo maze iminsi numva, ariko iri jambo kabisa ryakomeje kumbuza amahoro muri jewe, nkumva twayaganiraho mu minota mikeya. Rero mwese abakurikira TV yacu ya Nkundira Imana TV, nyine ni ukuvuga ngo Uwiteka arashaka kugira ngo mbega aho muri babagirire neza, kandi yongere yubure dosiye ku bwanyu. Ariko arashaka kugira ngo nanone mwambare imbaraga rata, mwongere musubire ku rufatiro, mwongere musenge, kubera ko Uwiteka ntabwo yabataye. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Tugiye kuganira ku magambo aboneka mu gitabo cya Esteri, nahoze nsoma kare, ariko nanone nkumva ayo magambo arimo arankora ku mutima. Nkumva umwuka wera asa muri mbwira ngo genda ubaganirize kuri ayo magambo. Ni ukuvuga ngo Uwiteka Imana ishobora byose aje, hari abantu benshi aje kubura ibitotsi ku bwabo. Amena. Kubera ko amarira abaye menshi, ni ukuvuga ngo gutaka kubaye kwinshi, Uwiteka arashaka guhindura ibintu byanze guhinduka. Hari ibintu byinshi wasenze igihe kirekire ukareba amaherezo yabyo bikanga, ariko rata Yesu ugeze abwira abantu ngo ibidashobokera abana b'abantu ngo imbere y'Imana birashoboka. Rero iyo byose byakunaniye, ibyo bintu byose urusenyera ukabona ameze n'imifatango yora yiziritse, Uwiteka rata ngiye mu bujiji bitotsi muri iyi minsi. Aje kugira ngo rata ahanga mu misozi, aje kugira ngo ahanga mu bibaya, aje kugira ngo abikureho mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuri komera aho uri kandi wambara imbaraga, Uwiteka ntabwo yakwibagiwe. Sinzi impamvu ujye wireba ukavuga uti ariko buriya ngewe ndinde kuko niki navuga imbere y'Imana. Ariko rata hari ijambo rivuga ngo haracyari urufatiro, ngo kandi ngo rwaritseho ngo Imana izabayo, ngo kandi ngo uvuga izina ry'Imana wese ngo ave mu bidatunganye. Yesu icyo gushakaho ni ugukiranuka no kwera imbuto, ibindi ntabwo bikureba. Uwiteka aje gukorana imirimo n'iby'ubutwari kuri wowe, kandi arashaka kugira ngo rata wambare imbaraga kugira ngo aza gukoreshe. Naho iby'amadeni by'amafaranga byose Uwiteka aje kubishyira ku murongo, nicyo kije kumubuza ibitotsi. Haleluya. Ahurira atakomera kandi wambara imbaraga, Yesu Kristo ahagurutse, mbega nyine aje ku bwawe, aje guhindura ibyanze guhinduka, aje kukwambika imbaraga kugira ngo nawe umenye ibyo urwana nabyo byari byo. Imyuka y'imiryango iraguhagurukiye, ntabwo bashaka ko mbega nyine wazagira icyo wigezaho. Niyo uteye intambwe ushaka kugira ikintu ukora biranga. Kubera iki se? Nuwe wasubije kujya n'amateka. Ese nuko Imana ikwanga? Ariko nubwo isi yakwanga, Yesu ntabwo azakuvaho. Nubwo abantu bakuvaho, amaboko y'Imana azakuramira rata. Amen. Komera ushikame kandi Yesu Kristo muri kumwe. Hari akaririmbo kavuga ngo abiringiye abana b'abantu ngo barabaye mukira, ngo kandi ngo bakabakoza isoni, ngo ariko ngo wowe ntugihemuka. Ayo magambo arafasha. Iyo numvishe ndirimbo nanjye numva nkomejwe muri jewe, kavuga ariko nanjye buriya sinyiye nyine Yesu Kristo turi kumwe. Umwami w'abami rero ahorana natwe, agendana natwe. Uko Imana yabanye na Mose niko izabana nawe. Uko Imana yabanaga na Dawidi mu ishyamba niko izabana nawe. Uko Imana yabanye na Daniel niko izabana nawe. Kandi nawe ubwawe ufite ibihamya n'ibimenyetso warayibonye. Amen. Wayibonye mu bihe bikomeye, wayibonye ujya hanze, wayibonye ubona akazi bigoye, wayibonye Imana iguha urubyaro bikomeye, wayibonye Imana ikubakira bikomeye. N'ubu ngubu kandi Yesu aracyahari. Uwo Yesu wakubereye cya gihe rero n'uyu munsi aracyahari, ntabwo yakwibagiwe. Sinzi impamvu Satani arimo kwibagiza ibihe bya kera. Satani hari ukuntu afata amateka yacu y'ibintu Yesu yagiye adukorera agashaka kubikuraho, ahubwo akatwereka ibintu by'ibibazo n'intambara turimo turwana nazo kugira ngo bikomeze biducagacane mu maso. Ariko uwo Satani ndamwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mamagara imbaraga z'Imana ku buzima bwawe rata. Imana ikwibutsa amateka yahashize, ikibutsa ukuntu yabanye nawe mu bihe bikomeye. N'ubu Yesu ntabwo yakwibagiwe. Yesu muri kumwe, kandi Uwiteka Imana ishobora byose aje kurwana intambara hata y'intundura. Wigira ubwoba, turi mu gihe rata Imana ije gusubiza abantu benshi. Nta muntu n'umwe Yesu azagenda mideni.
icyo cyo nanjye nyagazeho kandi nagihamya. Uwiteka aje kugirira abantu be neza, kandi Yesu arashaka kugira ngo abantu bongere baseke, bongere bamwenyure, banezerwe, kuko Imana yumvishe agahinda kenshi n'umubabaro. Niyo mpamvu abuze ibitotsi kugira ngo aze yongere ahaguruke, arebe ngo se intambara irimo Rwanda muri iyi minsi nizihe, kugira ngo akurwanire rata nawe utsinde urugamba. Ariko ntabwo uri wenyine rata. Uwiteka Imana kugirire neza. Niyo mpamvu ayo magambo ari mu gitabo cya Esiteri arankomeza ngo Uwiteka, ngo umwami, ngo iryo joro abura ibitotsi. Yabuze ibitotsi nyine kubera ko nyine uwari gutabarwa hayiwe niwe wari wamanikiwe igiti kugira ngo nyine bamubambe. Ariko rata, nubwo Satani agambiriye kugira ngo bakubambe, babambe n'umuryango, babambe n'ibyawe, azaseba. Hari abantu benshi baguhagurukiye kugira ngo bazimye ibintu byose, bagusubize inyuma, bagusubize ruduba ahantu hose wageze. Ariko Uwiteka azabarwanirira, azakurwanirira. Abo bantu bose azabasubiza inyuma mu izina rya Yesu. Uwiteka aje kugirira neza. Imana yamurije kurwanirira rata. Uwiteka aje gukora ibitotsi ku bwawe. Umunsi umwe nyine Moridekayi ntiyarazi n'ibijya mbere, nta nubwo yarazi ko ari bujya kwifasha bakamutembereza. Ariko Imana yakoreye mu mwami Ahasuwerusi, arangije aravuga ngo harya ngo uwo umwami akunze kubahwa ngo bamugirira bati. Ariko Imana yamuhoreje kukwibuka rata nawe, ije kukugirira neza. Umaze iminsi ubwira Imana ngo Mana, nunyiza aya madeni nzagushimira. Uwiteka aje kukwishyurira rata. Humura wa mubyeyi we, humura wa mugabo we, humura wa musore we. Akazi ntago ariko kabuze, ahubwo Uwiteka hari ibintu yarakiri kuringaniza ku murongo kugira ngo azaguhe ibishyitse. Ntabwo Imana igikora ikosa ryo gutanga ibintu bidashyitse. Hari n'igihe rata biriya bintu wari umaze iminsi ubona urwanirira yari kuzabigwa, ariko ntibigire akamaro bikugirira. Ariko Uwiteka arashaka kugira ngo aguhe ibintu rata bizaramba. Imana ifite gahunda yo guhuza n'abantu b'umugisha muri iyi minsi rata. Imana igukura abantu b'inyatsi ku buzima bwawe. Hari abantu baza ku buzima bwacu bagatubera inyatsi, bagasubiza bagamera nk'abasubije ibihe inyuma. Ariko Uwiteka Imana ishobora byose burya yarabibonye, arabyitegereza, areba amarira n'agahinda warize cyagiye, uvuga ngo Mana, ese nanjye wandengeye. Uwiteka aje kurengera rero, kandi aho uri nukomere, aho uri nushikame. Yesu Kristo muri kumwe. Haleluya. Yesu Kristo muri kumwe. Yesu Kristo murahorana burya rata, ntabwo yigeze kutanisegonda na rimwe. Umwami aburi ibitotsi ku bwawe. Umwami abure ibitotsi rata mu kazi kawe. Umwami abure ibitotsi rata mu bana bawe. Umwami abure ibitotsi rata ku mugabo wawe. Umwami abure ibitotsi ku mugore wawe. Umwami abure ibitotsi mu muryango wawe. Abo muryango waraguhagurukiye ntabwo bagukunda, kubera ko nyine ufite ubutunzi bwinshi kubarusha, kubera ko ufite igikundiro, kubera ko rata nubwo udafite byinshi ariko ufite amahoro. Barakurwanya ariko ntabwo bazagushobora. Ariko Uwiteka azakugirira neza. Humura kandi ukomere kandi ushikame, ahura ukomeze usenge. Wowe kinakubwira, shyira imbaraga mu gusenga, uhamagara Imana, ntugire n'isegonda nari mucika intege. Ubwire Yesu ngo Yesu, nanjye ndahagurutse ndaje. Hanyuma uzure ukuntu Imana igiye kurwanya intambara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ahuri reka dufatanye kuzamura amaboko. Iwe tuvuye ngo ubwo umwami Yesu yakoze biriya n'ibisigaye azabikora. Shima Imana mu mutima, ujye uhora n'ishimwe mu mutima wawe. Uvuye ngo Yesu wankoreye biriya, none ndumva ufite amashimwe menshi atuga umutima, mfite impamvu zirenga igihumbi zo kuvuga ngo Yesu wowe uri umwami. Kubera ko Imana nyine yarahakubereye, yaguhaye urubyaro utaru, mbega nyine wari umuntu wari warasigajwe inyuma, bavuga batura ntabwo azabyara, bakahereza amahema, bakoreza ibitega, ndetse bari baragambiriye yuko uzaba ingumba burundu, ariko Imana iguha abana. Aleluya. Ndashimira Imana yaguhaye abana rata, ubu nawe witwa mama w'abana. Uyu nawe uri umubyeyi uyu munsi wa none. Imana yakubakiye umuryango, Imana yaguhaye umugabo w'umugisha, Imana yaguhaye umugore w'umugisha. Yesu Kristo rero hari ibintu byinshi bindi agambiriye gukorera. Imana ije kukugirira neza. Humura, humura, humura. Komera mu mutima, shikama. Ayiwe. Uwiteka aje kutugirira neza. Imana y'amahoro ndumva ije kubura ibitotsi ku bantu benshi. Mbega Yesu aje kongera kubyutsa abari bananiwe, aje kongera guhagurutsa abari bari mu kaga, aje kongera kwambika imbaraga abari bazibuze. Imana y'amahoro kugirira neza rero. Ariko Uwiteka aje kugira ngo aze akoze isoni zo ryarya n'abo bagambanyi n'abo bagome bashatse kugira ngo usubire inyuma, ugende usubire rudubi, ariko ntabwo imigambi yabo izahama, ntabwo izasohora. Shikama rero, umwami aragukunda, aho uri kandi akomeza kugirira neza. Ntabwo nifuza gutinda, nashaka kugira ngo tuganire kuri ayo magambo, ariko nizere ko aho uri nawe wongeye kugira ihumure mu mutima. Nukuri rwose
ijambo ryaramwe ngo Uwiteka ngo ubona n'abamburanya ngo rwana n'abandwanya ngo enda ingabo nini uhagurukire ku ntabara. Kandi ahandi hakunyera akavuga ngo siko bizaba ko mutegereze ngo kereka bava mu isezerano ari nta mpamvu. Ntuzave mu isezerano ry'Imana, ntihazagira ugushwa ngo mu bintu bya Kristo. Yesu arashaka kugira ngo mugumane wubwa kwifatira ukuboko kubera ko amaboko y'abantu igihe cyose yaturamiye twabonye ibyabo. Ariko Uwiteka yafashe umuntu akamukomeza arata akurwanirira mu gihe kigoye, akurwanirira mu gihe cy'umwijima. Yesu uri mubyeyi wawe, niwe papa, niwe mama, niwe uguhetse, niwe uguhekeye umuryango, niwe uguhekeye abana, niwe uteganyije gukorera ibitangaza n'imirimo. Humura kandi komera rero. Yego ndashimira Imana rero ko ayo ariyo magambo yagira ngo tuganire, ntabwo nashaka gutinda. Uwiteka akomeza abagirire neza. Hanyuma rero ndabibutsa kugira ngo mukande subscribe, mukande like, mukande kuri share, mbega nyine muri rusange kugira ngo kari akazogera igihe muzamwagakanzeho mujye mubona notification z'ibiganiro twashyizeho. Ariko Uwiteka azajya abagirira neza aho muri hose. Yego ndumva nifuza ko Imana y'amahoro igira ikintu ikora. Umuntu umwe muri mwe akazatubwira muri comment ariko ati rya jambo uvuze bijya cyagiye yaramfashije, Uwiteka yangiriye neza. Ndumva shaka kugira ngo mwebwe muri muranyumva akakanya ndetse n'abazanyumva nyuma, Uwiteka agira ikintu akora mu buzima bwanyu rata, kugira ngo rata bimenyekane yuko Uwiteka Imana ishobora byose ari we mwungeri wawe, kandi ngo umwungeri wanjye ngo mufite ngo ntabwo nakena. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Komera rero shikama, Uwiteka ari kumwe nawe kandi aje guhagurukira mu byawe. Imana igiye kura budose y'ibyawe, wowe uneze amatwi uri murandeba. Uwiteka agiye kongera kuza mu byawe. Humura rero. Hanyuma rero ndashima Imana yuko imfashe kugira ngo tuganire kuri ayo magambo. Nakavuze byinshi ariko umwanya bari mutoya, ariko ndashimira Imana yuko mbega nyine tuganire kandi tuganira ku magambo meza. Uwiteka aho muri hose abagire neza. Ndabasabira amahoro y'Imana, ndabasabira umugisha w'Imana, ndabasabira imbaraga n'amavuta, kandi Uwiteka asubize kwifuza kwanyu mu izina rya Yesu. Yego murakoze. Imana ibampere umugisha. Shalom shalom.